muhawe ikaze mwebwe mwese mukunda ndetse mukanakurikira. turabakunda cyane bitangaje niba namwe mudukunda. Yes, rero njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Yindi igenda ikugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye byibanda ku gusobanura inzozi mugenda murota, ubundi mukatwandikira muri komenti, nanjye nkaza mbafasha ngenda mbasobanurira akantu ku kandi. Ese bisobanuye iki kurota imbuto zitwa amaronji cyangwa se mandelene? Tukiri ahangaha nizere ko uhise uvuga ati kuko bisobanuye iki. Ese ni byiza ku buzima bwawe cyangwa ni bibi? Uhise wibaza ngo ese kurota ironji isa neza kandi riryoshye byo byaba bisobanuye iki? Naho kurota ironji rishariye kandi ritameze neza byo byaba bishatse kuvuga iki? Ese wowe izi nzozi wazirose ute? Warose urya amaronji, warose uyareba? Ngiye kuba nagenda mbigusobanurira akantu kandi biraza kurangira umenye byinshi kuri izi nzozi zo kurota urya amaronji cyangwa se mandelene. Twihuse cyane, reka turebere hamwe ibisobanuro muri rusange byo kurota urya amaronji cyangwa se mandelene. Kurota urya amaronji ahiye ameze neza cyane. Iyo urose imbuto z'amaronji zifite ibara ryiza kandi zihiye neza, bivuga ibyiza byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibingibi bigiye kuba nakubwira. Ubuzima bwiza ni ikimenyetso cy'uko umubiri wawe uri mu nzira nziza cyane, cyangwa se ko ugomba kwita ku buzima bwawe ukabwitaho neza cyane. Kuri kabiri, ibyishimo biri imbere. Izo mbuto zishushanya umunezero uri hafi. Ushobora kuba ugiye kubona inkuru nziza cyangwa se kugira ibyishimo mu muryango. Kuri gatatu, imigisha igiye kuza. Hashobora kuba hari ikintu kiri hafi cyiza ugiye kuba wabona. Bishobora kuba amafaranga, amahirwe cyangwa se amahoro yo mu mutima. Aho hantu nizere ko muri kugenda mukumva neza cyane. Nkomeza kugenda nibutsa abadukurikiye ngo mukomeze kugenda mukanda subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu birusheho kugenda bigera ahantu henshi hagiye hatandukanye, kubera ko ni byiza ko na bagenzi bawe bagenda bamenya inzozi barota. Rero kubimenya nta kundi ni kwa kundi ugenda ukora share muri za groupe uba ugiye uherereyemo, then nabo bakabasha kuba bagenda babona izi nzozi tugenda dusobanura umunsi ku wundi. Njye kwibutsa ko ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Nuvuga ngo ahangaha twavugaga kurota amaronji, noneho reka turebere hamwe kurota uri kurya amaronji, noneho by'umwihariko urimo kugenda uyarya. Niba urose uri kurya izi mbuto, ni ikimenyetso cyiza cyane cy'uko uri kugenda winjira mu gihe cy'amahirwe yawe, cyangwa se ugasanga hari nk'ibintu ushobora kuba waragezeho mu buzima bwawe cyangwa uri hafi kuba wageraho. Urumva ni byiza cyane kurota urya izi mbuto z'amaronji, ni byiza kabisa, nawe nagenda bikwifuriza bikakubaho. Ushobora kuba ugiye kubona inyungu ku mirimo wagiye ukora, nko kubona umushahara, gukundwa cyangwa se gusubizwa kw'amasengesho yawe. Icyitonderwa ariko niba urose uri kurya izi mbuto ukumva zidafite impumuro nziza, zidafite uburyohe, uzitonde cyane. Aha hantu umfashe ukumve neza cyane. Nurota uri kurya izi mbuto ukumva zifite impumuro nziza kandi nta buryohe na buke uri kumvamo, uzitonde inshuti yanjye, uzitonde. Iki ni ikimenyetso cy'uko hari ibintu birimo kukurangiza cyangwa se kwangiriza amahirwe yawe. Bisaba kugenda gake gake. Buriya akenshi inzozi zacu zigenda zituburira mu buryo bugiye butandukanye, rero biba byiza cyane iyo wumvise ubutumwa ukaba wanabukurikiza. Niba kandi wigeze kuba wakwibaza ngo ese kurota uri gusarura izi mbuto byo bisobanuye iki cyangwa se bishatse kuba byavuga iki? Igihe ni iki ngo umenye igisubizo cyangwa se umenye igisobanuro cy'iki kibazo wibazaga. Iyo urose urimo gusarura amaronji, bivuze ko ufite imigisha iri mu nzira, ariko bisaba ko wihangana ndetse ukanakora cyane. Ni igihe cyiza cyo kuba maso ku byo ukora, kuko iyo ushoje inshingano hari ibyo uba ugiye gusarura.
Rero urumva nyamuneka kwa kundi njya mbabwira ngo nimba unyandikiye ngo ngusobanurire inzozi, nimba nshaka buri kantu kose nshaka kumenya uko izo nzozi zawe zagenze, bidufasha gusobanukirwa neza cyane. Kuko iyo umbwiye ngo warose amaronji ntumbwire ngo ese narose nyarya, narose nyasarura, narose nyareba, kuko buri kimwe cyose kiba gifite igisobanuro cyacyo. Ese narose amaronji ashariye cyangwa se aryoshye, byose umuntu bigenda bidufasha kumenya uko dutwara inzozi zawe. Noneho reka turebere hamwe kurota amaronji ashaje cyangwa se amaronji asa nkaho yabozeho, byo byaba bishatse kuba byavuga iki? Ngo kurota amaronji ashaje cyangwa se asa nkayabozeho, afitemo utuntu tw'udukoko, ibi nabyo bifite igisobanuro gikomeye cyane ngiye kuba nakubwira. Ngo iyo imbuto warose zimeze nkaho zapfuye cyangwa se zirimo udukoko, ibyo akenshi biba ikimenyetso cy'amahirwe yatakaye, cyangwa se ibintu byiza byari biri kuza ariko biza kurangira byangirijwe n'amakosa, amagambo cyangwa se abantu. Bishobora kandi kwerekana agahinda cyangwa se umutima udatuje. Ngo ni nk'igitutu kiri kukugeraho ariko ubura abantu uba wagenda ubibwira. Reka turebere hamwe umwanzuro kuri izi nzozi zo kurota amaronji. Izi nzozi z'amaronji zitwereka byinshi bigiye bitandukanye. Zishobora kuba ibimenyetso by'amahirwe ndetse n'iterambere, ariko zishobora no kuba ubutumwa bwo kwitonda kugira ngo amahirwe yawe abe yatangira. Niba rero uherutse kurota izi nzozi, jya wibaza uti ese narose mfite imbuto nzima cyangwa zari zishaje? Ahubwo se nabonaga ndi kuzisarura cyangwa nari ndi kuzirya, cyangwa ndimo nzireba byonyine gusa? Ibyo byose bitanga igisobanuro cy'Imana cyangwa se icyo umutima wawe ushaka kuba wagenda ukubwira. Ni n'ahangaha dusoreje, reka duhure utaha. Ndabakunda cyane, nanjye ndi Aizo wanyu kandi mukunda cyane.